abarimu, abarezi, ababyeyi n'abanyeshuri n'abandi bose babyifuza. Emmanuel Gabriel, iyi channel ikaba ije ari igisubizo ku bantu bashaka kumenya ICT haba mu myigishirize no mu myigire. Buri wese ararikiwe gukurikirana amasomo amwe n'amwe azajya aca kuri iyi channel. Murakoze. Uyu munsi rero nkaba ngiye gutangira mbere ku buryo wakumva Microsoft Word n'uburyo ushobora kwandikamo amagambo runaka ndetse n'uko waca tables. Ibyo byose tukaba tugiye kubirebera hamwe. Ahangaha uraba ufite machine, noneho uje hano kuri aka kamenyetso gasobanura start. Iyo hakiritse akanya bahita bikwereka ugakora start, ugakirika. Iyo ukiritse hano uzakora aya application ukongera ugashaka Microsoft Word niyo tugiye guheraho. Dore ngiyi Microsoft Word 2016, ukayifungura gufunguka neza, aka kaza nta kibazo kansaringa. Ufungura hano hari blank document. Blank document imaze gufunguka hano urabona neza iragaragara zimeze gutya. Icyo gihe hano ushobora guhitamo size uri bwandikiremo, ugahitamo uburyo inyandiko yawe iri buze kugaragara neza, noneho ukaba watangira kwandika. Hano rero tugiye kwandika wenda dore uko amatora yagenze. Iyo umaze kwandika ibintu bishaka kwandika ushobora kubiselegita. Ukirisera ukoze right click ubwo ni ukureba kuri buto y'ibumoso. Ushobora gukoresha left click, ugakirika ibumoso ugagumya ugafata, wangiza ugakoresha icyo bita curseur ugaselegita bya bindi umaze kwandika. Ukaba waza ahangaha hari iyo wagumije bakubwira ngo ni underline, ushobora gukoresha ahangaha ukakirika hakazamo umurongo. Ushobora no kuza hano kuri bold bisobanuye bold. Ushobora kuza hano kuri italic, urabona uko biri kugenda birahinduka. Ushobora kuza hano ukabyongerera size. Iyo ibi byose birangije ushobora no kuza hano ukabiha color cyangwa se ukayikuraho. Ushobora kuza ukongera ukabiselegita. Ikintu cyose ugiye gukora hano umanza wagiselegita. Ubwo hano colors ukabikuremo. Ushobora kuza hano nabyo ukabiha indi colors, ariko kubera nka selection ubona ko byanze uramanza ukore select. Ukoze muri rwaryo navuze nurangiza ibihe colors. Hano harimo colors zitandukanye, ibihe colors ushaka. Iyo urangije kwandika title ukanda enter, warangiza tugiye kureba uburyo noneho dushobora gushyiraho tables. Urabona hano iyi kaso bigaragara ko ari nini, uramugara kuri size runaka ushaka ya 12. Noneho ukaza kuri insert tables. Hano tugiye gushyiramo tables, urakanda kuri insert table. Hano bakakubaza number of row, ukadukoreshe 6. Number of column ukoreshe 5, then ugakora kuri OK. Urabona tables yacu yaje. Iyi table ushobora gufata umurongo ugashyiramo hagati, ukagabanya size y'iyi column. Hano urugero turashyiraho wenda
serial numbers. Iyi colors iyo ugomeje kuzamo ukaba ushaka kuzamo urongera ugaselecta, ushobora guselecta table yose uturutse hano, warangiza ugakora kuri insert ukagenda uremeza ahandi hose wagiye ushiriramo, no kuri ya colors ugashyiramo umukara bisanzwe. Urabona ko isiba neza. Ubwo hano tugiye gushyiramo amazina, hano dushyiremo indangamuntu height, hano tugashyiramo code number, hano tugashyiramo umurenge ndetse n'akagari. Urabona table yacu imaze kuzura. Ubwo umuntu wa mbere yakwiyandika, uwa kabiri, iya kabiri ndetse n'uwa gatatu akiyandika, ndetse n'uwa kane amazina ye, ID, telefone number n'umurenge. Iyo urangije gukora ibi ngibi no guca tables, uraza ukaza hano kuri file, ukaza kuri save as kugira ngo dusevinge document yacu tutazayibura, ugashaka browse aho uzaza urayishakira. Iyi hano nje kanyishyira muri document, naho ndashakira muri document, nyite amatora. Urangije kuyita izina ukaja naho wanditse save, ukayisevinga. Ubwo ushaka wafunga. Ubu dokima yacu iri saved muri mashini. Igihe ushaka kongera kuyishaka, ushobora kuza ugafungura folders iyo ari yo yose hano, warangiza ukaza kuri iki kintu ku ruhande ugatuma handitse document, kubera niyo twayishize, ugashaka document yitwa amatora ngiyi, ukongera ukayifungura. Ushaka nta kibazo. Birarangiye. Ubu nkazagaruka ndi kubereka ubundi buryo bwo wakora tables ukayiha amabara, ndetse ugashyiramo n'ibindi bintu byinshi muri Microsoft Word. Murakoze, mugire umunsi mwiza.